twongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikira ahangaha kuri Kumuterankunga TV. Uyu ni wamwe twabashyiriyeho tuzatubazana amakuru ya siporo ndetse n'amakuru y'ibyamamare ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Okay, turi kumwe 5 ikintu twikwisabiraho kubanje gukora ni ugukora subscribe, like, share, ubundi tugatubana mu biganiro byacu bya buri munsi uko bigomba bigenda. Ikipe ya Rayon Sport uko ibintu bihagaze, rutahizamu tayari kugera Kigali yamaze kwakandagira umukino wa Super Coupe na bari mu bantu bazawukina kuwa gatandatu. Uyu ni ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport cyakomeje imyitozo uyu munsi, urabwira yuko ikipe ya Rayon Sport mu nzove iri buze kumurika undi muterankunga mushyashya. Okay, turava mu ikipe ya Rayon Sport turaza kwiyemeza, turaza kujya mu ikipe ya APR igomba guhangana na Rayon Sport ku munsi wa Super Coupe. Nabyo turabigarukaho neza cyane. Reka tuze tubabwira uko ibintu bimeze. Ikipe ya polisi ejo yakubise ikipe yakubise Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Iyo ni ikipe ya polisi kandi yavuze ko itarangiza imikino ya gicuti. Mwitegure polisi nshyashya irimo abanyamahanga kandi bashobora kuzatanga akazi muri shampiyona y'u Rwanda uyu mwaka wa 2024 2024. Okay, turacyari kumwanga kuri Kumuterankunga TV. Ngiye kubagezaho amakuru ni rayon kuri Kumuterankunga TV. Okay, twagiye tuje amakuru ku buryo burambuye. Cyangwa twisora gukora subscribe, like, share, ubundi ibiganiro byacu bibasha kuvugiraho umunsi ku wundi. Sharinga video bayibone bavuga ati uyu muntu ni hejuru cyane. Okay, ngomeza kubifuriza ibihe byiza mwebwe abakurikira rayon TV kandi ngomeza kubabwira ngo mukomeze kugubwa neza mwese abantu mwese mwumva televiziyo yacu. Ngomeza kubabwira yuko imbuga zacu zose ushobora kuzikurikira ahangaha kuri Kumuterankunga TV, ariko Instagram yacu rayon TV, YouTube ni Kumuterankunga TV. Ugakora subscribe ukajya kuri Instagram ukadufollowinga, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Murabizi ko tuba tugomba kubabera hejuru cyane imyitozo, tukayijyamo tukabwira ati ikipe izatwara igikombe turarebesha amaso tukabona n'iyi ngiyi. Ikipe ya polisi kubiri hejuru cyane byo ntibisubirwaho, nta nubwo bigarukaho cyane, ko turabizi yuko ikipe nayo yaguze neza cyane. Murabizi neza yuko mba ngomba kubabera ahantu hose. Kiyovu Sport mu myitozo AS Kigali yafashe ikintu itaga kipe tutazi uko kwitwa igatsinda ibitego 4. Iyo ni AS Kigali kandi yatangiye mu iseka. Okay, mutega amatwi ndaje nze ngomeze mbabere aho mutari. Reka nze mbagezeho uko ibintu bimeze. Wowe ukora subscribe ubundi tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, tuzatubagezaho buri munsi ahangaha kuri Kumuterankunga TV. Okay, reka tuze amakuru ku buryo burambuye. Turagarutse tuje mu ikipe ya Rayon Sport, niyo twagombaga guheraho muri aka kanya. Ubu ikipe ya Rayon Sport rutahizamu wayo Idi yamaze kugera i Kigali mu Rwanda. Indege yamaze kumutereka i Kigali avuye muri Sudani. Uwo ni rutahizamu wa kabiri mu gihugu cya Sudani mu batsinze ibitego byinshi, kandi akaba ari umuntu ureba imbere cyane. Ikintu azwiho cyane nuko gufata umupira we ahita aruhukira imbere y'izamu, nta bintu byo kuvuga ngo nkwe. Reka agomba gufatanya, agomba kuzajya ruhurana n'uwitwa Charles Bare ufite amacenga menshi kandi uzo umupira uri hejuru cyane. Nuko abo bakorana nyine usanga nyine bafite abamuhereza imipira, ariko ntabwo ipfa kumugeraho cyane bitewe na adversaire bari gukina. Se ni umuntu umeze ute, ariko uyu mutipe ashobora kujya kuwihiga akajya muri duel n'abandi bakinnyi, ubundi bakumvikana ubundi bagahangana, ubundi bagatsinda uwo bita adversaire. Imyitozo irakomeje mu nzove, abakinnyi barishimye, umutoza arishimye, no bati ibintu banyiniye match imeze neza, kandi ndumva nta kintu ndi gushinja ekipe yanjye. Uwo ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR nayo ubwo hamwe tongera tuyigarukeho, bavuze ko igipimo cyiza atari marine, kuko n'umuntu ubusanzwe marine isanzwe itsindwa na APR n'ubundi, kandi APR irimo Kanyarwanda. Batungwe no kubona itsinze marine ibitego 3 irimo abanyamahanga, kandi irimo Kanyarwanda gusa itsindwa hafi ibitego 5. Hano batangira kudutakura APR ati ariko APR rakomeye. Bageze imbere ya Mukura baba bana baribura umva APR twarayibuze. Niyo mpamvu igipimo cyiza rero cyari ikipe
ya Mukura kandi ntabwo cyari igipimo cy'uzundi. Igipimo kiza kiri ku wa gatandatu ku ikipe ya Super Cup. Ikipe izatwara igikombe, ubwo nicyo gipimo niwe uzaba waraguze neza cyane. Okay, turacyakomeza aha ngaha mu makuru y'aha ngaha mu Rwanda. Ikipe APR nyuma yo kugaragajwe yuko nayo hari ibintu bitari kugenda neza, itagenda itanyerera reka nta movement ikora, abayobozi bayo barashaka gusubira ku isoko nabo bakareba abandi bakinnyi bashobora kuba bafata umupira kandi bakaguruka neza cyane. Umutoza wa APR yarababwiye ati hari abakinnyi ntafite kandi ngomba kugira aha ngaha muri ekipe yanjye. Gusa ekipe ya APR ntabwo dukora kuko ari ikipe y'inyabigwi kandi ikipe ifite ibikombe byinshi cyane. Aha ngaha mu Rwanda barabizi yuko ari ekipe ifite ibikombe byinshi. Tutaragenda, Rayon Sport ishobora guhinduka Rayon Sport igiye kumurika umuterankunga mushyashya. Mu kanya mukurikire, ndaje nzabagezaho update bimeze bite, bihave bikajya he. Mu kanya mukurikire, ndaje nze nyabazanira. Kora subscribe mumenye ngo ninde muterankunga Rayon Sport imaze gusinyana amasezerano ya miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda ku gihe kingana n'umwaka umwe. Iyo ni Rayon Sport. Dukomeza kukubwira ati wowe ukurikiye Remontada TV, icyambere ugomba gukora no gukora subscribe, like, share, ubundi ibiganiro byacu bikajya bikugeraho uko ubishaka 5 kuri 5. Okay, kuri Instagram ni RYN, kuri YouTube ni Remontada TV, ukajya kuri TikTok ni RYN, kuri Facebook ni RYN, kuri Twitter ni RYN, ubundi ukajya ujya kuri buri kimwe ukakibona. Ushaka kudukurikira atari kuri YouTube, ushaka kudukurikira jya kuri Google wandikeho Remontada TV, urahita ubona ibiganiro byacu byose tuba twacishijeho aha ngaha kuri Remontada TV. Oya ari RYN kuri